Bereka uburyo wakorera amafaranga muri iyi platform. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ubikuza. Nuri video kuva itangiye kugeza irangiye urasobanukirwa uburyo ubikuza, ndetse ndanabereka hari abantu benshi mutazi muzi kubikuza kuri Binance ariko mukaba mutazi gufata amafaranga, mukaba mutazi gutransfera amafaranga muyakuye kuri mobile money muyashira kuri Binance. Niyo mpamvu nuri video kuva itangiye kugeza irangiye ibyo byose ndabikwereka muri iyi video. Iyi platform nayibahaye ejo ndavuga ati nyine abantu, kuko njye nta muntu matiriza gushora, nta n'uwo mfatira imbunda cyangwa se ibindi ibyo ari byo byose, kuko nkora video gutya simba nzi ngo uherereye he, ukayireba ni wowe ugira igitekerezo ukavuga ati Uzeritech Media iriya website arayikoresha, nanjye nshobora kuba nayitangira nkayikoresha, gusa ntawe matiriza nyine gushora muri video. Abankurikira murabizi ni wowe wifatira icyemezo, kandi nabagira inama ndavuga ati ujye ushoraga amafaranga uri kubona nyine, wenda navuze ko nta faranga buri cyamara, ariko ga amafaranga nyine ukuvuga ati reka nze mbe nyashize hano ndebe ko gazunguka nigana homba nyine nziyakira, kuko zino website ntari twe tuzikora ngo tuba tuzi ngo igihe zizarangira, kuko nk'ingi ni inyamerika, sinzi ngo abayihanze ni nabande, ni ukuyibona gutyo nkanumva ngo ufite ibyicaro muri Amerika, nkayikoraho ubushakashatsi nkasanga nyine koko irabifite, ariko nyine ni uku nguku website zikora. Nk'ibisanzwe rero ndaza hano handitse withdraw, naberetse uburyo uyikoramo amafaranga n'uburyo ukoramo deposit. Ndaza hano handitse withdraw, hano handitse withdraw, kimara gukanda hano handitse withdraw ndategereza akanya gato, nshaka kubikuza ndabikuriza mu buryo bwa BBB20. Urabona iyi website utazashiramo amadolari 2 ngo ko nabikuje amadolari 2 bikanga. Iyi website ubikuza rimwe n'ibice 5 n'amadolari 10 n'amadolari 50 n'amadolari 200 kugera ku madolari niba ari kugera ku madolari 100,000. Ni ukuvuga ngo iyi website nyine niyo ubikuza, make yo kubikuzamo ni rimwe n'ibice 5 by'idolari. Bivuze ngo ufite amadolari 5 ntago wayabikuza, ufite 10 nibwo wayabikuza. Nyine ntago sinzi niba uri kubyumva hano, nyine wakubona hagati ya rimwe n'ibice 5 kugera ku madolari 10, nyine ntago ayo mafaranga nyine ari hagati, ntago usibye nyine kuvuga ngo ndabikuze rimwe n'ibice 5 nongere mbikoze rimwe n'ibice 5 gabe gabaye 3, nongere mbikuze rimwe n'ibice 5 gabe gabaye 4 n'ibice 5, nongere mbikuze rimwe n'ibice 5. Waba ufite 10 ukayabikuza gusa, waba ufite agarenga 10 ukabikuza 10 bwa mbere, kongera ukabikuza irindi 10. Mu gihe wenda ufiteho nka 30 cyangwa 40, bwa mbere wabikuza 10 ugakurikizaho 10 ukabikurikizaho 10 paka inshuro enye, ni gutyo abikurika. Urabona ko twe hano kuri Binance zifiteho rimwe n'ibice 79, ariko turabikuza, twemerewe kubikuza rimwe n'ibice 5 nk'uko ngiye kubikwereka. Uraza rero uhitemo nuza ushaka gukoresha, ushobora gukoresha iyi yitwa BNB220, niyo nziza, kuko izindi wenda nidushira hano kuri TRX USDT, dushize hano kuri TRX USDT urabona minimum ni amadolari 10. Dushize hano kuri BBB USDT urabona minimum ni rimwe naho n'ibice 5, ariko reka nze dukoreshe BBB20 kuko niyo abantu benshi itworohera, ni nayo nziza cyane. Urabona address yacu kuko twabikuje bwa mbere irimo, ariko we icyo urakora nta kindi, kugira ngo mbikwereke step by step. Uraza ufungure Binance yawe, ndagira ngo ukurikire step by step. Mwibuke neza ko twahisemo BBB20 USDT, niyo tuje gutransfera address muri Binance. Kwibutsa ko website zibikurika kuri Binance murabizi ni ibintu byihuta cyane, ntabwo ari nka zira z'inyarwanda ubikuza umunsi wose ukira gatara kugeraho. Zino bitabyikora automatique, ni nkuko wenda website yaba ikorana na company runaka, cyangwa se ari website nyine. Uraza ukanda hano handi asset, hasi hari abatahabonye neza, uraza ukanda hano handitse asset, ngira ngo kuri step by step. Ahangaha handitse asset, utuze ukanda hano handitse add found, ngira ngo kuri step by step kandi hano handitse add found, uhitemo hano handitse on deposit. Munanya ndabona bande guciye kuri Play Store, ubwo bari kugira ngo na updating. Uraza ukanda hano handitse deposit crypto. Nizere ko ufite experience mu gukoresha, nuza ndabizi umuntu uri kure iyi video uzi gukoresha Binance we yamaze no kubirangiza kare.
gusa ujye utegereza ko ushobora gukopiya aderesi itariyo ugasanga biranze, uraza uhitemo hano, uraza usacinga hano hejuru uraza usacingemo USDT, uraza usacinge USDT, uraza usacinge USDT ngiyi, wowe ntabwo uraza uhitemo USDT, urabona ko yaje, iyo ukiyisacinga neza ihitiza, ukabona ko ari ngiyi, iyi ngiyi niyo uraza ukandeho gutya, kuri step by step, ukimara kuyikanda urayiguka kuri page imeze uku nguku, wewe uraza uhitemo hano hambere handitse BNB Smart Chain BBB20, uraza uhitemo, icyo urakora uraza weho ukopiye iyi address, uraza uyikopiye kano kantu ukande copy, ukimara gukanda copy urabona ko bavivuye, uze muri iyi website yawe uhita ugaruka muri ya website yacu Jirika, uhita uyigarukamo kuri step by step, kuribuka kuri page weho urabona ko ngiyewe bitewe nuko urabona ko ngiye kuba atari ubwa mbere mbikuje, ukubona ko aderesi yanjye yagiyemo, ni ukuvuga ngo iyo ubikujemo bwa mbere aderesi yawe uyishyiramo, ariko ubundi ntabwo wongera kuyishyiramo kuko ijyamo, wowe uraza icyo urashyiramo hano nta aderesi yawe iraba irimo, uraza ukopiye iriya aderesi, hano uraza ushyiremo password nk'uko ugiye kubikwereka, password wakoresheje winjira muri iyi website niyo uri bushire umungumu, bakora uraza uyishyiremo, urabona nkanjye mvuye kuyikopiya, ndazanye pastingemo hano, ndazanye pastingemo password yanjye, ndazanye ishiremo, icyo nimara kuyishiramo urukubona ko bari kumbwira ngo barankata 0.15 by'idolari. Inyuma gatoya mbereke uburyo noneho dukora amataske, nubwo ni naberetse muri part 1, ariko guys nkwibutsa ko ngiye nta muntu matiriza gushora, ni wowe wifatira icyemezo ugashora. Aka kantu kari hano rero ntabwo nakabasobanuriyeho, niko kangaruye kugira ngo kabasobanurire, ariko ndabereka n'uburyo dukoramo amataske. No kuvuga ngo aka kantu kari hano mwibuke ko ngiye kubereka uburyo babikora katugeraho kuri Binance yacu account. Kano kantu kari hano ni ukuvuga ngo uyu ni manager ushinzwe abakozi b'iyi kampani. Ni ukuvuga ngo iyo umaze gukoramo account, iyo umaze gukoramo investment, kugira ngo ziriya link batanga muri groupe cyangwa se ziriya gift batanga muri groupe uzibone, nuko wandikira uyu mu manager. Gusa nyine mubimenye ko nta muntu ujya amatiriza gushora, kuko ni wowe wifatira icyemezo ugashora, nta muntu ujya amatiriza, mutazavuga ngo turabatiriza gushora, kandi izi video ziba zigamije kwigisha. Ngiye nimba bonye website iri gukora nyikoresha ubwanjye, wenda ndavuga ati reka nze nyisharinga abantu banjye, wenda mfite bakeya abumva, wenda abumva bayikoresha babe bayikoresha. Gusa nyine ujye nawe ibintu byose nkunda kubagira inama, wenda mujye mukora logique. Impamvu mwabonye ziriya Nyarwanda zaturiye cyane, ariyo mpamvu uri kubona bamwe muri kunyandikira muri comment munuka, yego mufite uburenganzira, ariko bizashira bitewe nuko nanjye ubwanjye mubona zarariye, kandi ntawe mukwirwa munuka n'iby'ubwende, ko nta muntu nahatirije gushora, kandi nta n'uwo nashejeranyije inyungu z'umurenge. Zino website zikora nka bet, uvuga ngo reba nk'ingi imaze imyaka 6, ugenda wikorera ubushakashatsi, kuko kugira ngo ubundi ubone application yizewe gutya, application yizewe ubwayo ifite na app muri Play Store, ushaka kujya no kuyidownloading, ni ikintu kigaragaza ko iyo application iba yizewe. Nituza tugasacinga Jirika, tuza tugacaginga Jirika, urukubona ko yaje Jirika Daily Mining, wayibonye ko yaje. Kugira ngo ubone application yizewe gutya ifite na app yayo, ni ikibazo gikomeye cyane. Iyi application imaze igihe ikora kandi ifite na app yayo, niyo mpamvu uri kubona kuko ifite app yayo, gusa ntago imaze imyaka 6 ikora, ariko ntago tuzi isigaye uko ingana, kuko nawe uzi imyaka umaze ariko ukaba utazi iyo ushigaje. Na application rero ni uko nguko zimeze. Niba ushaka kuyitangira uyitangire, gusa ntago nkwatirije, nyine uyitangira ari uko ubishaka. Uze urebe imikorere nakoze video y'ukuntu ukoramo deposit. Niba ufite Binance uyikoresha, udafite Binance application ngiye kujya mbazanira muri minsi nizidasaba igishoro, yewe kubikuza ni kuri Binance. Rero niba udafite Binance urukumva uri guhomba cyane. Kandi guys, mbere ko dukomeza nubwo mwandakariye kwa zira website tumaze iminsi turi gukora zikatutwika, no kwihangana.
niba utarakanze subscribe kanda subscribe, kandi kwirigura urakarira umuntu aba ari iby'ubwende ko nta muntu uguhatiriza gushora, ko niwo ufata amafaranga ari kuri mobile money yawe ukavuga ati aya mafaranga reka nze nyashire muri iyi website, ntawamenya imaze imyaka 6 wenda hari igihe ishigaje n'iyindi 6, muri iyi 6 nzaba nyikoresha. Ni wowe wifatira icyemezo. Twakomeje rero kugira ngo ukore task rero nababwiraga akamaro k'uyu nguyu ni ukuvuga ngo uyu nguyu uri hano ikintu ukora nta kindi, ikintu ukora uramwandikira, uraza ugakanda kwa kano kamenyetso gutya, urabona hano hariho uburyo bwa WhatsApp group Gustom na online Gustom uba uri hafi, ariko wandikira uyu wa WhatsApp Gustom ukategereza ukagwa muri WhatsApp yawe ukamwandika ubona ko ngiye twandikirana. Uraza ukamubwira ngo niba utazi n'icyongereza wandika amagambo uyabwire ChatGPT iyaguhindurire mu cyongereza. Uraza ukamubwira ati muraho neza, ndi umunyamuryango musha wa Jirika kandi naguze VIP nyine nashoye, nshira muri groupe y'abandi banyamuryango. Ikinakubaza ni email, nk'ibisanzwe akubaza email wakoresheje wiyandikisha ukayimuha. Iyo ukimara kuyimuha ahita agushira muri iyo groupe, urategereza akanya gato ugasanga wisanze muri iyo groupe ya Jirika. Iyo groupe ya Jirika nimwo hatangwa nyine, haba harimo abantu bose ku mugabane w'isi, abazungu nyine, abashinwa, abirabura, abaki bose, mbese umugabane w'isi, kubitewe nuko iyi application ikoresha abantu benshi nyine mu gihugu ku isi hose. Kuvuga ngo haba harimo abantu benshi nyine, abo bantu benshi mwanajya muganira mu cyongereza, ushobora no kwandikira umuntu by'umwihariko ukamubaza kuri ibi bya AI. Gusa nyine agushira muri iyo groupe ari uko bamaze gukoramo investment, kuko umuha email ababibona nyine ababibona. Gusa niba wumva ushaka kuyitangira uyitangire. Ikindi kugira ngo ukore task nababwiye ko uzuka kanda hano handitse daily check-in, uhakanda buri munsi, ukaza ugakanda hano handitse sign in now, ukabona hahise haba successfully. Nanone ukongera ukaza ugafata screenshot, urafata screenshot ushaka runaka, ukamanuka hano handitse updates, ubu ni uburyo bwo gutora task z'ubuntu muri website. Ukongera ukaza hano handitse uploadingamo ifoto, ukaza ukareba ya foto umaze gufata screenshot. Gusa nyine ugiye ufata screenshot y'amafoto atandukanye, ugakanda hano handitse hejuru handitse done. Ukimara gukanda hano handitse done, icyo ukora uhita ugakanda hano handitse please enter content. Hano ushiramo ijambo runaka, ushobora gushiramo good cyangwa se ugashiramo irindi jambo runaka, uhita umanuka hano handitse submit. Ahangaha handitse submit, ugakanda submit. Ukimara gukanda hano handitse submit, uhita ukanda hano handitse claim reward. Ukimara gukanda claim reward, urabona ko yabaye received successfully. Ukongera ukaza iyo waguze VIP, uraza ugakanda hano handitse income. Mbibutse ko igihe waguriye VIP aricyo uza kuhakandira, ariko niyo warenzaho amasaha make, ikibazo ni uko wakanda nyine amasaha ataragera, ntago daily earnings. Ukakanda hano handitse daily earnings zone. Ukimara gukanda hano usanga amafaranga yibaza bitewe na VIP waguze. Usanga hano bari kuva earn available today, ukabona ko ari 0.250 by'idolari. Urahaza ugakanda umuhagati gutya, ukakanda earn cyangwa se ugakanda ahandi hose. Urabona ko earn yabaye successfully, urabona ko hano hahise haza 0. Tuzongera tuze tuhakande ejo. Icyo ukora usubira inyuma hano, ukaza hano kuri home, ushobora kuza ugakanda hano handitse refresh gutya, ukarefreshinga kugira amafaranga nyine ahita aza yi-updatinga. Ukanda refresh, urabona ko ahise aza. uri kubona ko duhise tugiraho amadolari 2 bitewe na zera task dukoze, ndetse nayo twari dufiteho kubikuza ni ibisanzwe. Turaza hano handitse withdraw, tukimara gukanda hano handitse withdraw, twemerewe kubikuza 1.5. Turaza, urabona ko harimo icyo urakora narabiberetse. Izi hano kirazira kwibesha kuri ntuza, kuko iyi aderese uyishiramo inshuro imwe, izindi nshuro zose usanga irimo. Niba warashizemo aderese ya BB20, ubwo ni aderese ya BB20 uzajya ubikuza kuri Binance ukoreshe BB20 USDT. Ubwo niba ariyo wahisemo, uraza ukande hano handitse
login. Hano urashyiramo password wakoresheje winjira, ushyiramo password wakoresheje winjira, uyikande gutya. Ukimara kuyikanda urahita umanuka hano hasi, ukanda hano handitse withdraw, uhita ukanda hano hasi confirm. Guys, urabona ko tukimara kubikuza amafaranga yacu ahise atugeraho akanya gato. Urabona ko muri Binance bari tubwiye ngo you have deposit 1.35, kuko nibyo byagombwaga kutugeraho biturutse muri ya website ko twabikuje 1.5. Nabasobanuriye uburyo ubikuza. Gusa iyi website website ya Jirika igira amategeko, cyangwa se application ya Jirika igira amategeko, kuko usanga nko kubikuza muri weekend guhera kuwa gatanu, kubikuza utazabikuza bikanga ukagira ubwoba ngo yabaye scam. Guhera kuwa gatanu kubikuza aba ari kuva saa 9 z'amanywa kugera saa 4 z'ijoro, kuko urumva muri New York ni nkaho twabara ko weekend iba yatangiye, kandi muri weekend ntabwo kubikuza bikunda. Muri weekend ntabwo bakora. Kuwa gatandatu no ku cyumweru ntabwo bakora kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. Kandi icyitonderwa, kuwa gatanu ubikura kuva sangahe saa 9 z'amanywa kugera saa 4 z'ijoro. Ugende ubaze ChatGPT byose irabigusobanura. Nansoreza iyi video y'uyu munsi. Hari igitekerezo cyanyunganize aho bisangwa ni muri comment gusa, ntawe matiriza gushora, ni wowe wifatira icyemezo ugashora.